ubundi iyo bavuze ibihugu by'ibihangange utazuyaje utekereza Amerika. Aha nta kindi utekereza, ikintu cya mbere uri gutekereza ahantu hava ibikoresho bya electronique bigezweho, ahantu haba abahanzi baririmba indirimbo zigezweho, ahantu hava ibikoresho byiza bigezweho ndetse bikoranye ubuhanga bukomeye. Umuntu wese wize muri Amerika utazuyaje uhita ubyumva ko ari umuhanga. Ucyumva umuntu ukorera akazi ke muri Amerika, ako kanya uhita ubyumva ko ari umuhanga bitewe n'ubuhangange ibi bihugu biba byarubatse. Nk'uko tubifata biba biri ku rwego rwo hejuru. Aha ntago ari ibi gusa, kuko muri Amerika ntago havayo ubwenge gusa, ahubwo urebye n'amafilime yose hafi yo ku isi ayoboye isi ya sinema yose akorerwa muri Amerika, akorerwa mu mastudio cyangwa se mu mazu atunganya filime na za sinema muri rusange yo muri Amerika. Ibi ngibi ntago ari byo tugiye kuza gutinda, ahubwo tugiye kwivugira kuki. Muri Amerika ari igihugu cyitwa California. California ni kimwe mu bihugu bigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gifite umujyi witwa Los Angeles. Los Angeles nta minsi myinshi ishize habaye icyo twakita nk'agashya, amarorerwa, igihombo gikabije, icyo twakita nk'umwaku ndetse icyo twakita ibihombo, mass loss, cyangwa se igihombo gikabije ku bantu ndetse no ku bintu muri rusange. Iki ni igihombo isi yagize, reka tukivugeho neza. Aha nta kindi gihombo tugiye kuvuga cyabiye muri Los Angeles, ni ugukongoka cyangwa se gushya. Umuriro watwitse uyu mujyi wose urakongoka ubivu. Reka tubivugeho neza. Nge nitwa Dizo, iki kiganiro ni Aldo TV Show, iyi ni Aldo TV Rwanda. Mbashimiye mwe mwakoze subscribe ndetse n'abatarayikora mbasabye gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Muri California hajya haba itangwa ry'ibihembo rikunda kuba buri mwaka, bagaha abakinnyi bitwaye neza ibihembo, cyane cyane abakinnyi b'amafilime. Aha bakunze kwibanda kuri sinema cyane. Ibi ni ibirori bisanzwe byitwa Golden Globe Awards, bibera muri Los Angeles. Nta gihe kinini giciyemo barimo batanga ibi bihembo n'ubundi muri Los Angeles, aho ibi birori bisanzwe bibera. Gusa icyatangaje abantu ni kimwe, ntabwo icyatangaje abantu ari uko ibi bihembo byatanzwe, ahubwo nuko abahawe amajambo cyangwa se abahawe kugira icyo bavuga muri ibi birori bose bagiye bibanda ku byo bakoze. Ari abavunitse, ari abinjije utuyabo tw'amadolari, ari abinjije inyungu nyinshi, ndetse ari n'abashoye bakunguka. Abo bose nibyo bavugiraga muri biriya birori. Aha icyaje kuba ni kimwe, uwari MC cyangwa se umusangiza w'amagambo muri ibi birori yaje kujya imbere nawe ajya haritakuma, niko gutangira kubwira barahati, mwese nabakunze, nishimiye ibyo mwavuze, nishimiye ko mwavuze ibyo mwakoze. Iki ni ikimenyetso cyiza ndetse n'ikirango cyiza cy'uko muri Los Angeles nta kintu Imana itumariye. Aha yabivuze mu rurimi rw'icyongereza, gusa ugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda yavuze ko muri Amerika cyangwa se muri Los Angeles abantu baho binjije, Imana ikinjiza zero. Aha ni ukuvuga ko Imana nta kintu yakoze muri iki gihugu. Abantu benshi bari muri ibi birori nta kindi bakoze, bamuhaye amashyi nk'ababyishimiye ndetse banabibyiniramo intsinzi ko bavunitse, Imana itagombye kubafasha. Ibi ngibi ni igitangaza gikomeye, nk'uko twese tubizi nk'abemeramana cyangwa se abizera, tuzi ko Imana ariyo ya mbere. Ariko muri California siko bimeze, bo biyumvira ko Imana nta kintu yabafashije muri uyu mwaka, bo ari imbaraga zabo batakaje ndetse kandi bakaba barungutse bari no kubyishimira. Nyuma yo gukomerwa amashyi imbere y'imbaga y'abakinnyi b'amafilime ndetse n'ibyamamare byari byitabiriye ibi birori byose, barimo baserebura ko nta Imana yabakoreye ndetse bavunitse, bakwiye gushimwa hagati yabo, baniha amashyi ndetse banishimira intsinzi z'imiryango yabo. Ntago ari aha byaje kugarukira. Nta minsi yaciyemo uyu mujyi wa Los Angeles wose wafashwe n'inkongi y'umuriro, urashya urakongoka. Uku gushya neza nkuko bari mu birori byitwa Golden Globe, umujyi wose wahise uhinduka nka gold, ushashagirana nka zahabu kubera ibishashi by'umuriro. Ibi bintu biratangaje kubona amataje, imiturirwa ya mbere ku isi tujya twumva irimo irakongoka, irimo iragurumana, amabusiness akomeye arimo arakongoka. Ni ibintu bitumvikana, gusa byarabaye. Amamodoka meza nka za Mercedes Benz, za Tesla, izi zose
kuzibona zirimo zishya ni ibintu bitumvikanaga. Kubona ama business y'abacuruzi bakomeye cyane ndetse bazwi ku isi hose arimo agurumana ni ibintu bitumvikanaga. Niba ukurikira sinema cyangwa se ureba filime uko imeze kose, ijambo Hollywood ujya uribona, ndetse ntabwo uribona gakeya, ahubwo uribona mu mafilime y'abantu bakomeye. Ibitarumvikanaga byaje kumvikana. Icyaje kuba gitera ubwoba gikomeye cyane, ni igihombo gikomeye cyane, yaba ku bakunzi b'amasinema, ku bakunzi b'abakinnyi ba filime, ni ukuba studio ya mbere cyangwa se aho bakorera filime za mbere muri iki gihugu cya California hazwi nka Hollywood, kuhabona harimo hagurumana ni ibintu bitagaragaraga. Kubona inyubako za mbere zirimo zigurumana, by'umwihariko harimo harashya na studio ya mbere nka Hollywood, ni ibintu bitumvikanaga. Gusa igihombo cyafashe hose, California cyangwa se Los Angeles yarahiye irakongoka. Reka tubivugeho neza, icyabaye cyaje guteza n'urujijo ntabwo ari ukuba Los Angeles yarahiye, ni icyo tugiye kwivugiraho ndetse tugiye no kwibanda muri iki kiganiro. Reka tukivugeho nacyo. Tekereza ubaye uri kubona umujyi wa Kigali wose urimo urakongoka, amazu meza ateye ubwoba ndetse y'ibihangange amakuza Peace Plaza, Kigali City Tower ndetse n'andi mataje agiye akomeye muri uyu mujyi wa Kigali, kuyabona arimo arakongoka yafashwe n'inkongi y'umuriro, ama business yose uzakoreramo arimo arashya, nyuma ugatungurwa no kubona akazu gatoya k'umuhamya wa Yehova, yewe katarimo n'ibintu bikomeye cyane, kasigaye kameze neza. Ibi bikaba nyuma y'uko muri arena hari habereyemo igitaramo, hateraniyemo abakinnyi b'amafilime nyarwanda bose, abo ni ba Kiramani, ba Nyambo ndetse n'abandi bakinnyi bose uzi bakina filime nyarwanda, bose bateraniyeyo barimo bigamba ndetse banishimira iyi ntsinzi bagezeho n'ukuntu bavunitse. Nyuma akaza kubona inkongi y'umuriro nk'iyi ngiyi, hakaruka akazu k'umuhamya nk'aka ngaka. Ibi reka tubitekerezeho, niturangiza tugaruke dusobanure neza, ese iyi nzu kuki yasigaye, ese byagenze bite, ese hifashishijwe iki kugira ngo iyi nzu ibashe kurokoka. Iki ngiki ni igitangaza ushobora kubarira neza muri bimwe tujye twumva muri Bibiliya umwana w'Imana Yesu Kristo yakoreye hano mu isi, ibintu abantu bikajya bibatungura. Ubundi Los Angeles ni wo mujyi muri Amerika ubamo amazu ahenze ndetse unabamo amastudio akomeye akora ibintu bijyanye n'amafilime cyangwa se studio zitunganya amashusho y'amafilime. Ku itariki 7 z'uku kwezi kwa mbere 2025 nibwo icyo bita Wild Fire cyangwa se iyi nkongi y'umuriro yafashe California, ifata uyu mujyi wa Los Angeles. Iyi nkongi y'umuriro imaze gutwika amazu agera ku 7,000. Ni ukuvuga ngo ni ugufata umujyi wa Kigali wose ukawuzuzamo amataje gusa, ubundi ukayashyiramo inkongi y'umuriro yose agashya nta nimwe isigaye. Ubwo ni ukuvuga ngo amazu 7,000 yose yamaze kuba ivu, yabaye umuyonga, hasigaye amatongo. Los Angeles ikwiye gusengerwa pepepe. Ibimaze kwangizwa n'iyi nkongi y'umuriro muri Los Angeles biri hagati $135,000 n'$150,000 by'amadolari y'amanyamerika. Iyi nkongi y'umuriro imaze gutwika cyangwa se imaze guhitana abantu basaga 24. Abakuwe mu mirimo n'iyi nkongi ni abasaga 150,000. Ni abantu benshi kabisa. Agace kari kuvuga kuri iyi nkongi ni akandi, ni iyi nzu imwe rukumbi yasigaye iri hagati y'amataje, umujyi wose warahiye ndetse bikajya bishya binagwa mu mbuga y'iyi nzu. Iyi nzu ntiyagira n'ikintu na kimwe gishya, yewe nta n'ururabo rwaho rwigeze rushya. Aha akibaza ngo iyi nzu byagenze bite. Ukuntu byagenze, uko amataje akikije ino nzu ni menshi, ya amataje yarashyaga aho kugira ngo umuriro uyigweho ikigwira imbere yayo. Ni nk'Imana yarinze kuko ntabapfira gushira, niko mu Kinyarwanda bivuga. Amazu yose yarahiye, yewe n'amastudio akomeye ya za Hollywood arashya. Iyi nzu y'umuturage irasigara, yewe itanacururizwamo n'ikintu na kimwe. Aha twavuga ko ari nk'ako Imana yasize ko kuzabara inkuru. Ahandi hose kuhareba ubona neza ari ivu, ari iyo nzu yonyine yasigaye. Biratangaje uburyo inzu imwe yarokotse, ari inzu imwe rukumbi mu mujyi ungana gutya, ikarokoka, yewe nta n'ikintu na kimwe kiyiguyeho, nibura ngo habigire n'urubaho na rumwe rushya. Yasigaye ari nzima neza kurusha uko ahubwo yari imeze bakiyubaka. Iki ni igitangaza neza gisa n'icyo Yesu yakoreye i Kana ahindura amazi divayi.
aha naho Yesu cyangwa se Imana n'abamarayika bose baramanutse batwikira ino nzu, nta kantu na gatoya kahiyeho. Iki ni igitangaza kizavugwa no mu mateka, kuba umujyi wose ushakarokoka inzu imwe igasigara nta kintu na kimwe na gito gihiye. Niba waritegereje neza iyo hari ahantu hapfiriye inyamaswa nini cyangwa se inyama nini, mu kirere haba huzuye ibikona cyangwa inkongoro. Mu kirere cya Los Angeles nta kindi kihuzuye, ni umwotsi ndetse n'indege zaje kuzimya umuriro. Nibyo biri gucicikana. Ubutabazi, ubufasha, ibihugu byifashije byose byo muri Amerika byashoye amaboko kuri Los Angeles kugira ngo barebe uko bazimya uyu muriro, bahosha aya makuba. Ahangaha nk'abakunzi ba Aldo TV twese twifatanyije turibaza ikibazo kimwe kigira kiti: Amerika ko ari igihugu cyishoboye, by'umwihariko nka Los Angeles, umujyi ubukorerwamo ibintu by'ibihangange ndetse unavamo ibintu bikomeye cyane, ubwirinzi baba bafite byagenze bite kugira ngo bashye? Aha tugashobora kuba twagendera ku gitekerezo twahereyeho kare cyo kuba twavuga ko ari nk'Imana yabahannye nyuma yo kwishimira ko bakoze ndetse bakanavunika, bakishima biha amashyi, biha amakuzo, nk'aho birinze, nk'aho ukuboko kw'Imana kutigeze kubageraho. Ahangaha ni Imana yaberetse ko ibarekuye koko, ibereka ukuboko kwayo, ibereka ko ibyo babona byose byaba umuyonga. Imana irakomeye, Imana ni ishimwe. Aha nta munyarwanda wavuga ko Imana ntacyo yakoze, kuko twese ariko tuzi ko Imana ikora. N'iki ni ikindi kimenyetso cyerekana ko Imana ikora ndetse ishoboye byose, nyuma yo gusiribanga umujyi ukomeye nka Los Angeles ukorerwamo ibintu bikomeye. Ubundi ibintu nk'ibi twabiherukaga muri Bibiliya, ubwo twumvaga umujyi wakorerwagamo uburaya, ubutinganyi ndetse n'ibindi byaha byose bibi ku isi, Sodomu na Gomora. Neza nk'ibibaye muri California nibyo byabaye Sodomu na Gomora. Harahiye harakongoka, umujyi wose uhinduka ivu. Neza nibyo nabyo byabaye muri Los Angeles, hahiye hakongotse, ibintu byose byahiye, habaye ivu gusa. Umujyi wari wuzuye n'amataje, urawureba ukagira ngo ni itongo ry'ivu. Kugeza ubu ngubu kugereranya Los Angeles yo muri 2024 na Los Angeles yo muri 2025 ni nko gufata igiti kibisi giteye ahantu mu murima mwiza cyangwa se ahandi hantu mu busitani ukakigereranya n'ivu. Ivu ryaba rivuye mu mbabura cyangwa mu ziko. Ngaya amarorerwa, ngako kaga kagwiririye Amerika, by'umwihariko Los Angeles na California. Nge mwabanye muri iki kiganiro nitwa Dizo. Iyi ni Aldo TV Rwanda. Ndabashimiye mwe mwahisemo gutwumva. Ikiganiro ni Aldo TV Show. Wowe utarakora subscribe, ngusabye kuyikanda, ugakanda like, ugakanda share, ndetse ugashyiraho na comment ukatubwira ko ikiganiro wakibonye. Tubararikiye gukurikira ibindi biganiro bya Aldo TV Show. Turabakunda cyane.